agira neza aturirimbira indirimbo imwe hanyuma izindi gahunda turazikurikirana mu kanya.
twicare turamugarura muka uri rubasha nta kijya kikunanira. Umwanya nk'uyu nguyu turanezerewe cyane, waraturinze ubana natwe icyubahiro cya iteka ryose. Tugeze mu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryawe rero, dore umugaragu wawe watoranyije ukamusiga amavuta, aratambutse araje, aje imbere y'ubwoko bwawe, umugirire neza, vuga uri mu ijuru, nawe arangurura abwira ubwoko bwawe, kandi natwe tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kumva no kumvira ko bwawe Yesu. Amen. Haleluya. Irabyumva hirya no hino, ariko reka mbabwire, nutiyemera ntawe uzakwemera. Mbwira mugenzi wawe, nutiyemera ntawe uzakwemera. Amen. Ariko icyo nshaka kubabwiza ukuri ni uko ibyo twapanze byose biri bube nta kirahinduka mu izina rya Yesu. Buriya bariya baririmbyi bamaze gutera imbere, abari iminota ari bukoreshe, njye yambwiye ngo aharazira ngo niyo yaba isaha imwe arabona umubyizi, kandi sinshaka kumushyiraho puresha kuko ndabizi ari buze. Yesu ashimwe cyane. Rero reka twubahe Imana, kuko ntabwo araza ngo natangira kuririmba ngo tumubwire ngo reka tubwirize ijambo. Amen. Reka tajyaho muratwara masubize. Ndaza rero yibuze mu izina rya Yesu. Kandi ubundi bamenyereye ibintu biterane nk'abo bajya bakora ibiterane, amasaha y'abantu bamaze kwegerana arayazi. Ni saa 9, hagati ya saa 9 na saa 11 nibwo abantu baba bamaze bose kwegerana. Rero shyira umutima hamwe kandi ube hano hantu mu izina rya Yesu. Imana nayo iraza kubana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mumfashe natwe tubanze duhimbaze Imana gakeya, ariko tuze kuza kubona uko tuvuga gukomera kwayo. Mw'ijuru hari Imana we, burya mw'ijuru hari Imana, mw'ijuru hari Imana, burya mw'ijuru hari Imana, mw'ijuru hari Imana we, burya mw'ijuru hari Imana, mw'ijuru hari Imana, burya mw'ijuru hari Imana, mw'ijuru hari Imana we, burya mw'ijuru hari Imana, mw'ijuru hari Imana, burya mw'ijuru hari Imana, mw'ijuru hari Imana.
Imana igira neza, Imana ihambaye, Imana itari Bayali kandi itari Dagoni, Imana itari Asheri, itari Ashitaroti. Shimye neza yawe n'umugambi utangaje, ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga, data izina ryawe rihimbazwe. Ngwino ubane natwe tugire neza, uduhe amahoro n'umugisha, kandi uyu munsi mwami uko umugambi wawe uri aba ari kuwusohoza mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Mbwira mugenzi wawe ngo wakoze kuza. Amina. Ongera ubwire ngo wakoze kuza. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe. Mu minsi yashize twari dufite amasengesho y'iminsi 21 dusenga twinginga Imana, twingingira igihugu cyacu. Reka mbabwire, abantu bamwe bashobora kubona iki giterane bakakibona nk'igiterane gisanzwe, ariko reka mbabwire ngo ijuru naryo rirateranye ku bw'uyu munsi kandi riteranye ku bw'igihugu cyacu. Haleluya. Imana ubwayo niyo yambwiye ngo nzategure kino giterane cyo kwiramya no kuyihimbaza. Dufite intego ivuga ngo data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ukunda bikorwe mu Rwanda nk'uko bikorwa mu ijuru. Ibyo bishobora kubikubwira abantu bamwe bakavuga ati ariko se Imana ivugana n'umuntu gute? Hakaza amagambo azababwira ari kuvuga kariyemera, ibikayihimbaza n'ibiki. Ariko nagira ngo mbabwire ngo kuva kera kose Imana yavuganaga n'abantu bayo, ikabasanga ikabavugisha. Ari nayo mpamvu uyu munsi amagambo amwe namwe turuganire, hari amagambo ndaza kujya mpuza wenda yo muri Bibiliya yera tukayahuza na Korani. Mbese Korani ivuga iki ku ntumwa n'abahanuzi, kugira ngo abantu bose bamenye ko Imana ishobora kuvugana n'abantu bayo mu izina rya Yesu. Haleluya. Impamvu mbivuze gutyo, nge nagize amahirwe yo gusoma Bibiliya. Murasakuza. Maze gusoma Bibiliya kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, mfite umugisha wo kuyisoma inshuro 5. Nuva mu itangiriro nkagera mu byahishuwe, nkongera nkazatangira mu itangiriro nkagera mu byahishuwe. Rero sinavuga ngo ndangije gusoma ndakiyongerayo, ko numva hari abamaze kwisoma inshuro 30, inshuro 40. Nanjye mfite umuriro ko nzajya gusaza byibura maze kuyizengurutsa nagiye byo inshuro 30, kandi ikomeje gusoma ijambo ry'Imana. Nagerageje gusoma Korani, wenda yigejemo hagati, ariko nayo narayisomye. Nagerageje gusoma Bibiliya yera ndako ntagatifu, nayo narayisomye. Rero njye ndi umusomyi w'ibitabo. Yesu nashimwe cyane. Ko ntabwo najya kubwira abantu ibintu ntazi inkomoko n'itangiriro ryabyo. Ndashaka kuvugana namwe mbabwira nyaboneka, uretse ko bajya bavuga nta muhanuzi wemerwa iwabo, ariko hano bampinga nibo bakeya. Yesu ashimwe cyane. Amina. Kubera ko uyu murenge niwo nakuriyemo, benshi murabizi, primaire nayize hano Pezana, bari mu kigero cyacu. Yewe nayo n'umwana w'umuhanga cyane kwikira kuri ya kigo, ntabwo bajya bavuga wa mbere atari ngewe mu ishuri ryacu cyaraziraga. Yesu ashimwe cyane. Ngira umugisha wo gutsinda mu gihe cyacu ngizaza, bijya hagati Satana birwaniramo, sinakomeza ariko Imana iranshumbusha ndongera komeza kwigira ahandi. Rero ibyo mbabwira numva ntashobora kuza kwiyemera, kuko ahangaha muranzi. Abenshi banzi ndi umusinzi, ubujuje ibyangombwa nsinda rwose bihagije, namwe zo kurarayo. Abandi banzi kandi maze kongera gukizwa, Yesu akorera muri nge imirimo n'ibitangaza. Nashatse kubabwira wenda ku bintu by'ubuhanuzi, ndaza kuvuga ku bahanuzi, sindavuga amagambo menshi cyane uyu munsi, kubera ko ndazi ko bishobora kuza kugeza hagati n'ikubwiriza ati wagahita aza, kandi nagira ngo ndabizi muramukinyumvise. Amina. Muravuga ngo twese dushaka araje, rero buzececeka, ariko reka Imana ivuge. Birashoboka ko ari niyo mpamvu Imana yemeye ko nge mbanza nkababwira ibyo Imana ibashakaho, noneho akaza kuza asuzuye. Ndabizi turagirana ibihe byiza mu izina rya Yesu. Yigeze asanga Uganda muri district ya Mubende, ahantu bitaga Gicwezi. Ahageze uwo munsi nabwirije, hari abantu bakubye nkamwe kabiri, hari abapasiteri bagera mu 100 n'akarere kari kohereje abantu baho baje. Uwo munsi nabwirije rero ndimo kurwana n'ikipe y'abarozi bose bakorera muri district 5, bose baje guhangana n'umugabo wigize umuhanuzi watwitse ibigirwamana byabo. Nabwirije uwo munsi banteje ikibyimba gikomeye cyane cyafashe ahangaha ku gipantaro nayambaye, ntashobora no kwifatisha umukandara. Amaze kuza kurimba indirimbo 2 gusa, batuma umudiyakoni wanjye bamuha amafaranga.
aramuroga akaguru kaba karirambuye ati rero kuririmba ntabwo bigishobotse, ndagafata mu izina rya Yesu ndagasengera, araza kubaha ubuhamya ndabizi, maze kugasengera akaguru karasubirana, aravuga ati uyu munsi ngiye kugira, arambaza ngo buriya twagendanaga ijoro ryose ufite imbaraga zingana n'izo ngizo, ati nanjye ngiye kuririmba alubumu yanjye yose nyirangize, twaratabamye kuva iyo saha bari bamurogeye, twatashe ari uko twebwe tubishaka, twagiye saa 8. rero ndabizi nagiye ahangaha arabona umubyizi icyambere, ntabwo aragera ahangaha avuga ngo arahita ataha, icyo twabyumvikanyeho. Yesu nashimwe cyane. Aragera ahangaha aje ngo dutaramane, ni igitaramo kirangira arajya kurara aho twamuteguriye, ejo mu gitondo n'ubundi tuzaterana nawe, azataha ejo arangiza akazi nimugoroba. Ntabwo dufite rero ibyo turimo kuvuga, tubifitiye ibihamya mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi. Niba ko Imana yakuremye mu ishusho yayo, igakurema ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, wongere uhere mu mashyi. Niba ko uyu munsi hari aho bagiye guhamba, wowe bakaba batakujyanye, wongere ukomere Imana amashyi. Ntabwo ari uko ukiranuka, ntabwo ari uko uri mwiza, ntabwo ari uko uri munini, ntabwo ari uko uri muremure, ahubwo ziracyari impuhwe z'Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana yaturemye ifite umugambi mwiza ku buzima bwacu. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe wa mudamu we, ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe wa mukobwa we, ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe wa mugabo we. Imana ifite umugambi mwiza ku gihugu cyacu. Imana ifite umugambi mwiza ku bantu bayo yiremeye. Yesu nashimwe cyane. Ariko Satani nawe ni umwanzi w'ibyiza. Aho twari turi kuvuga dutangira kino giterane, nababwiye buryo ki Satani afite umugambi wo gutwikiriza igihugu cyacu amarira, nyamara Imana yacu ifite umugambi wo gusohoza isezerano yavuganye natwe. Amina. Imana yavuganye nanjye ahagana muri 2011, nibwo Imana yambwiye ko igiye kuzakora ibintu bikomeye muri kano karere, muri uyu murenge, kandi ko mu bizakoresha nanjye ndimo mfite ibimenyetso birenga kimwe bigereza ko Imana izabinkoresha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mfite ibimenyetso birenga kimwe byemeza ko nawe uzabona Imana. Niyo waba utari wayibona ukaba wayumvanaga abandi, ariko ugiye kuzayibona mu izina rya Yesu. Kuko nibuka igihe kimwe Imana ivugana nanjye, igihe bari hateye inzige, natanze ubuhamya ejo bundi, inzige igihe zari zateye zamaze amasaka, nagiye mu nama ku murenge, ngeze ku murenge Imana irambwira ngo nimbwire agronome wari uhari Kiroso, ngo mubwire ngo arekera guhangayika, ngo ngenzanye umuti kandi abantu bazeza amasaka ntabwo bazarumbye. Ngeze mu rusengero ngiye kubivuga, numva ngize ubwoba, ariko ngize ubwoba ndikomeza. Maze kwikomeza biranga ntibyakunda, hanyuma ndabivuga. Maze kubivuga ngeze mu rugo, umudamu wanjye niwe wa mbere arambwira ati papa amafaranga nanjye njye kugura umuti. Amina. Ubwo rero ntabwo yabyemeye, amafaranga ndayamuha, aragenda agura wa muti bafuhiraga, arafuhirira. Mu gitondo agiye kureba amasaka yasanga noneho wagira ngo inzige zose bazohereje mu murima wacu. Imana yambwira ngo zamuka umusozi mwana wanjye ndavugana nawe. Ndagenda ku kanunga kuri wa musozi kari urimo kureba, hari hano nakunda ni Gibeyoni, nakanunga gasumba utundi. Ndahicara, ndahirirwa, ndaharara umunsi wa mbere, ndaharara umunsi wa kabiri. Ku munsi wa gatatu nka saa 11, Imana yambwira ngo mwana wanjye maruka 9. ngo uyu munsi nanjye ngiye kohereza abamarayika banjye, ngo kuko wasenze abamarayika banjye bamanuka bagukurikiye, ngo uraza kubabona. Ndamanuka ngeze hano muri Yefu, nabonye igicu giturutse Karebezo, igicu gitoya hari nka saa 12. Kiraza ngiye kubona mbona gikwiye igihugu cyose, gikwiye uburenge hose, haguye imvura gake ikesha ijoro. Nka saa 12 saa 11 Imana yohereza abamarayika bayo, haza inyoni bisa n'imihondo. Mwari mwongera kuzibona? Reka mbaze, inyoni zaje gutoragura muri cya gihe cy'amasaka, mwari mwongera kuzibona? Mwari mufite ibyiringiro byo kuzarya amasaka? Uwabibye amasaka icyo gihe wari ufite ibyiringiro byo kuzasarura? Niyo mpamvu bwira ngo Imana ivuganye nanjye ikintu icya mbere, ntinya amaso y'abantu guhagarara imbere yanyu nkababwira ibintu nitekerereje kubeshe Imana. Dusomye amagambo dusanga mu Guteka kwa 2 ibice 18 umurongo wa 19 na 20, hagira inyaruka dusomere mu izina rya Yesu. Guteka kwa 2 18
reka dusome itegeko kwa kabiri igice cya 18 umurongo wa 18 kugeza kwa 20. 18 kugeza kwa 20. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajya abwira ibyo mutegetse byose. Ajya ababwira ibyo mutegetse byose. Yego. Kandi utazumvira amagambo yanjye, uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Ariko umuhanuzi uzahangara kwihimbira ijambo ntamutegetse kuvuga, akarivuga mu izina ryanjye cyangwa akavuga mu izina ry'izindi mana, uwo muhanuzi azapfa. Ongera urisome neza. Nzabahagurukiza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye, uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Imana ibwira uvuze nzahagurutsa umuhanuzi umeze nkawe muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, azajya avuga ibyo mubwiye, atari utazumvira umuhanuzi azapfa. Rero Imana yo ubwayo ivugana n'abantu bayo inyujije mu buhanuzi ndetse no mu ijambo ryayo. Iyo dusomye ijambo ry'Imana cyangwa se dusomye muri Korani nayo sura ya 42 umurongo wa 51, muri iki gice ara yabwiye abantu ko nashaka kuvugisha umuntu ko uwo muntu azumva ijwi bimuvugisha bikamubwira icyo Imana ishaka ko uwo muntu amenya, cyangwa hakaza amayerekwa ara akaba ariho ahishurira uwo muntu azaba ashaka gutuma kuburira abandi bagenzi be, cyangwa ari ubutumwa bwe bwite azaba ahawe buvuye kwa ara, kuko ara atamubonesha amaso kuva kera kose. No mu batubanjirije Imana yagiye ibabwira ko Imana yagiye ibabwira ko uwayirebesha amaso uwo mubibonye ahita apfa. Ndashaka kuvuga ko no muri Korani ubwawe abasilamu bazi neza ko Imana ivugana n'abantu bayo mu ijwi cyangwa se mu mayerekwa. Yesu nashimwe cyane. Ndagira ngo nayisomye nayo yigeze hagati, nubwo wenda ntashobora kuvuga icyarabu uko kimeze, ariko Korani ntagatifu isobanuye mu Kinyarwanda. Ngenda nsoma kugira ngo mpuze cyangwa se ndusheho gucukumbura no kumenya icyo Imana ishaka ku bantu bayo. Buriya ntushobora kwigisha ibintu cyangwa se udafiteho ubumenyi bwimbitse ngo wigire imbere. Iyo usomye Korani yawo igice cyaho cyangwa sura ya 7:35 hatubwira ko kandi ko ubutumwa intumwa izazana ibuhawe na ara ko bugomba guhita muyumvira, kuko atazaba ari intumwa yitumye, dore ko izaba ikomoka no muri mwe musanzwe mubana mu buzima busanzwe. Ariko ara agira inama uwo yigira uwo azahitamo gutuma, nk'uko tubisanga muri sura 33 umurongo wa 1 kugeza ku wa 2. Ntabwo aribyo nshaka kwigisha cyangwa se kwigisha, ahubwo ndashaka kubabwira cyangwa se wenda kwerekana ko nasomye cyane, ahubwo ndashaka kubabwira ko Imana iravuga, kandi imaze kuvuga irinda ijambo ryayo ikarisohoza. Abo twavuga ejo nabwiye ukuntu hari ibintu bijya bibaho mbere y'uko yo Imana ikabanza ikabyerekana. Ngerageza ngo mbabwire, hari najya mu mwanya wo kubwiza cyane, ndacyatanga message. Ahagana 2011 nari mu masengesho yarakomeye y'iminsi 14 ndahantu bita Bethania Prayer Mountain. Ngira umugisha wo kwingingira ibihugu n'amahanga. Icyo gihe ndimo gusengera Ukraine na n'Uburusiya, ninginga Imana ngo ikemure ikibazo cy'intambara ziri muri ibyo bihugu. Noneho mu gihe nari muri ayo masengesho ku munsi wa 12 ndabyibuka
nibwo nagize iyerekwa rikomeye cyane, ari naryo Imana ishatse guhishura ngo riveho bitazadusohoreraho. Iyerekwa nagize icyo gihe hari ku munsi wa 12, nagiye kubona mbona indege nyinshi cyane zimeze nka cya gihe cy'intashya iyo imvura yenda kugwa, ukuntu rero udutashya twinshi turimo kuzenguruka mu kirere, nzibona ziri mu kirere cya Entebbe Uganda, hafi y'ikibuga cy'indege, ari bwinshi cyane. Noneho bukatumura umwotsi, aho umwotsi uguye abantu bose bakagwa nk'inkoko zirwaye umuraramo. Ndabaza ngo ese biriya Mana bishatse kuvuga iki? Igihe nari nkizireba ngiye kubona mbona nanone ngizindi yerekwa, mbona izindi ndege nyinshi nanone zirimo kunyura mu mujyi wa Kigali i Kanombe, nabwo ari ubutege bwinshi nabwo bwacutumura umwuka, abantu bakagwa nk'uko zirwaye umuraramo. Mbaza Imana yambwira ngo mva iki yerekwa risobanuye. Intambara wari urimo gusengera muri Ukraine igiye kwimukira muri Afurika, ngo kandi izaba muri Kongo, ngo noneho ngo Amerika izashaka inzira inyure mu Rwanda ijye kurwana n'Abarusiya bazaba barabanje kujyayo banyuze muri Uganda, baje konona iterambere rya Amerika riri muri Kongo. None Imana yambwira ngo icyo gihe nikigera, ngo nibwo za ndege za ntwaro zabo z'ubumara bazatangira kuzikoresha, ngo banza kuzikoresha mu bazungu bene wabo, ahubwo bagiye kuza kuzikoresha inanga muri Afurika kugira ngo abirabura bo bazigeragerezamo. Ndababara, ndakomeza ndasenga, ndakomeza ndinginga Imana, nkomeza kwinginga Imana. Imana yambwira ngo ibi ngibi uzayibonesha amaso, uretse ko nusenga n'uba amaso ugasenga mwana wanjye nzabikuraho. Yesu nashimwe cyane. Iyo mukurikiranye amakuru mugera mwumva hirya no hino, usanga koko icyo gihe gisa n'icyegereje, uretse ko Imana yambwiye ko kubera gusenga no kwinginga n'iki gihe turimo cyo kwiramya no kwihimbaza, nta sasu ry'abazungu rizagwa muri kino gihugu mu izina rya Yesu. Abamarayika b'Imana baraturinze, ntabwo turinzwe n'ingabo nyinshi, ntabwo turinzwe n'ubuhanga bw'abantu, ahubwo turinzwe n'imbaraga z'Imana Data. Rero uyu munsi cyangwa se muri kino gihe nanjye navuze ngo kuko mfite aya makuru nk'abanyafite atari yabaho, buri Imana ihishura izaba ikabishurira abana bayo. Kuko mfite aya makuru nk'abanyafite atari yabaho, kandi nk'abanyafite mu buryo bwo mu mwuka, ibintu byose bitangira mu mwuka. Nanjye reka mbe maso, dusenge, duhamagare Imana igira ikintu yakora mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira, iyo dusomye mu gitabo cy'Imigani ibice byaho 22 ku murongo wa 30, niba dusomere mu izina rya Yesu. Imigani ibice 22 umurongo wa 30. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ni igitabo cy'Imigani igice cyaho ni cya 22 umurongo wa 30. Wahabuze ibice 22 ibice 21 umurongo wa 30. Ati nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Nta bwenge cyangwa ubuhanga cyangwa inama byabasha kurwanya Uwiteka. Amina. Nta bwenge bw'abanyabwenge, nta buhanga bw'abahanga bwabasha kurwanya Uwiteka cyangwa buvuguruza umugambi we. Yesu nashimwe cyane. Bakora inama bari muri ibyo bihugu byabo, bagerageza bari muri ibyo bihugu byabo by'abazungu, baca intwaro zikomeye cyane, bakumva ko bazazigeragereza iwacu, ariko izo nama uko zaba ziri kose Uwiteka Imana arabitegeka. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Rero impamvu twavuze ngo Data twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ibyo ukunda bikorwe mu Rwanda nk'uko bikorwa mu ijuru. Akaba nayo ntego dufite kuri uyu munsi. Imana irashaka ko abantu bayo bayumvira, Imana ishaka ko abantu bayo baba amahoro, ishaka abantu bayo bayubaha, irashaka abantu bayo baba abanyamugisha. Niwo mugambi w'Imana. Imana ishaka ko abantu bayo babaho mu mahoro, ariyo yabaremye kandi baremwe mu ishusho y'Imana. Kugira mugenzi wawe Imana iragukunda. Mubwire utamufite igishyari, none se ko yamuremye itakubajije
Yesu ashimwe cyane. Imana imureba ntabwo yigeze ikubaza mu gihe utamufitisha ati Imana iragukunda kandi ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe ni mwiza, niyo mpamvu yemeye ko bucya, niyo mpamvu ikikurinze. Ariko ikibazo dufite muri iyi minsi ya none, abantu b'Imana ntibashaka kumvira Imana, bigatuma Imana ibarakarira. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, amina. Abantu b'Imana ntibashaka kumvira Imana, bigatuma Imana ibarakarira. Imana yaturemye ishaka ko tumurikira isi, izi ikagira umucyo wayo kandi binyuze muri wowe. Haleluya, yashatse ko umurikira isi, izi ikagira umucyo wayo kandi binyuze muri wowe. Niyo mpamvu iyo dusomye igitabo ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice umunani n'umurongo wa 32. Yohana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana ibice 8 umurongo waho wa 12. Hari amagambo Yesu yongera kubabwira ati, ni njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Amen. Soma Matayo ibice 5 umurongo wa 14 kugeza kwa 16. Reka dusome Matayo igice cya 5 umurongo wa 16 14 kugeza kwa 16. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo, rikamurikira abari mu nzu bose. Ariko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahereko bahimbaze so wo mu ijuru. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatse ahirengeye. Isi tugiye kuvuga uyu munsi ni wowe n'urugo. Uri umucyo w'urugo rwawe. Yesu nashimwe cyane. Uri umucyo w'umudugudu utuyemo, uri umucyo w'akagari utuyemo, uri umucyo w'umurenge utuyemo, uri umucyo w'akarere utuyemo, uri umucyo w'igihugu cyawe. Imana irashaka ko mumurikira isi ikava mu mwijima, umucyo w'Imana ukagaragara muri mwebwe. Haleluya. Ntabwo ari waraza muri pasiteri. Amen. Imana irashaka ko umurikira isi ikava mu mwijima. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe cyane. Himbazwe. Amen. Abantu bagiye kureba babonye imodoka, kandi ndabona ni ifuso nako ni matunda, ushobora kubizanya babiri imbere bagiye ku murimo w'Imana. Haleluya. Ndashaka kubana ngo Imana yashaka kumurikira urugo rwawe, Imana yashaka kumurikira umudugudu utuyemo. Buriya iteka iyo itara ryazimye umwijima uraganza, ariko iyo itara ryatse umwijima uratsindwa. Rero kugira ngo umwijima utsindwe, haba utuye, haba mu rugo iwawe, haba mu mudugudu, haba mu karere, kugira ngo hamurikirwe, ni uko wowe ubigiramo uruhare, ukamenya uwo uriwe n'icyo Imana yakuremeye. Icyo Imana yakuremeye ni uko ugira umumaro. Yesu nashimwe cyane. Imana yakuremye kugira ngo umurikire aho utuye. Imana yakuremye kugira ngo umurikire aka karere. Imana yakuremye kugira ngo tugire umumaro muri kino gihugu cyacu kandi tugisengere. Yesu nashimwe cyane. Amen. Ariko hari ibintu bituma umucyo wari muri wowe utabishobora kwaka ngo wake noneho ugire umumaro. Icya mbere gituma umucyo utaka ibyaha. Ibyaha bikuraho netiwaka y'Imana n'abantu, bigatuma uwakagombye kuba umucyo umwijima ubondikira ukamuzitira, wamara kumuzitira
none icyo Imana yamuremeye ntigishobora kugerwaho. Iyo dusomye, iyo twitegereje, abantu benshi muri kino gihe batandukanywa n'Imana n'ibintu bigera muri bitatu. Icya mbere usanga ari ubusinzi, icya kabiri usanga ari ubusambanyi n'izindi ngeso mbi. Ariko ibintu bibiri nshatse kubivugaho cyane muri kano kanya. Amen. Amen. Ndabizi ntabwo muri kunyumva neza. Abamurikiye muzana ikiganza bimwe. Haleluya. Ibihe turimo ni ibihe abantu bakwiriye kugerageza kubana n'Imana gusumba ukwirari ry'umuntu rimeze. Uko umubiri wawe utegetse ntabwo ari wakagombye kumera. Yesu nashimwe cyane. Badusomera amagambo dusanga mu Efeso ibice 5 n'umurongo wa 18. Igitabo cy'Abefeso igice cya 5 umurongo wa 18. Yego. Kandi ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka. Abantu benshi ubusinzi bubatandukanisha n'Imana. Ubukubaganyi nibwo bahaye agaciro gusumba Imana yabaremye ikabashyira kuri iyi si. Nyamara reka babwire, hari igihe kimwe wari utariho, igihe kiragera uva kuri agahinja, uyu munsi uri imboga, uri gutera umufuka w'ibigori bakawushyira ku bitugu, umufuka w'ibishyimbo bakawushyira ku bitugu, urumva uri umuntu ukomeye cyane. Ariko igihe kiragutegereje nanone uzongera utabaho. Nk'uko waje muri iyi si ntawe usabye uburenganzira bwo kuza, igihe kiragutegereje nanone kizongera kiragutwara ukajya ahandi utazi nanone. Rero iki ni igihe wakagombye kumenya ukavuga oya, nkwiriye gukora umurimo wa Data nanjye hakiri ku manywa. Ntimugasinde inzoga zirimo ubukubaganyi, ahubwo mwuzure umwuka wera. Reka dusome Yesaya ibice 5 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. Ndabizi muzanyumva neza ejo mumaze kubona ibyo nabasezeraniye, ariko no mu kanya muranyumva mu izina rya Yesu kuko araje. Ndabizi. Yesaya igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 5 igice cya 5 umurongo wa 11 kugeza ku wa 12. 11 kugeza ku wa 12. Yego. Bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, bakaba ari cyo biririrwa, akaba ari byo birirwa, bakabirara inkera, kugeza aho bibahindura nk'abasazi. Bazabona ishyano abazindurwa no kuvumba ibisindisha, akaba ari byo birirwa, bakabirara inkera, kugeza ubwo bahindura nk'abasazi. Mbariza mugenzi ngo wari wabonye byahinduye nk'umusazi? Ubu muri kino giterane mugutumye mu izina rya Yesu, ugende umusengere kugira ngo atazabona ishyano, umwingingire kugira ngo atazabona ishyano. Yesaya 20 ndafu gusoza nkajya kuvugana n'uyu muri kumamagara nkamenya hageze. Yesaya ibice 5 umurongo wa 20 na 22 kugeza kwa 22. Yesaya igice cya 5 umurongo wa 20 kugeza 22. Yego. Bazabona ishyano abita ikibi cyiza, n'ikiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Bazabona ishyano abiyita abanyabwenge bajijutse, bazabona ishyano abigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha. Ndasubiramo ayo magambo. Bazabona ishyano abita ikibi cyiza, bazabona ishyano abita ikibi cyiza, n'ikiza bakacyita ikibi, nabo ikiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, umwijima bakawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, ibisharira bakabishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, agafata barajya ngo iraryoshye kandi ishariye ari umuriro. Ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira, noneho ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira akavuga ngo isukari irabiha. Bazabona ishyano abiyita abanyabwenge, bazabona ishyano abiyita abanyabwenge bajijutse, ubita ko bajijutse.
bazabona ishyano bigira intwari zo kunywa inzoga, hazabona ishyano bigira intwari zo kunywa inzoga, bakagira imbaraga zo guturira ibisindi, noneho bakagira n'imbaraga zo kuzenga abagenzi bazo, nabo bazabona ishyano birabategereje. Abigira intwari zo kunywa inzoga bakagira imbaraga zo guturira ibisindisha, abo rero bategerejwe no kuzabona ishyano. Amin. Amen. Ndavuga ku ngingo ebyiri zonyine byaje gusoza. Reka dusome ijambo, ndashaka kuvuga ku busambanyi iminota nk'ibiri nayo umwe dutesoza. Dusomere Matayo 5 umurongo 27-28. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo igice cya 5 umurongo wa 27-28. Mwumvishe ko bya mwumvishe ko byavuzwe ngo ntugasambane. Njyewe ndababwira yuko umuntu wese ureba umugore akamwifuza aba amaze gusambana nawe mu mutima we. Mwumvishe ko byavuzwe ngo ntugasambane, atari ku muntu wese ureba umugore akamwifuza aba yamaze gusambana nawe mu mutima we. Nsomera Abefeso ibice 5 umurongo wa 3 tugeze ku wa 7. Igitabo cy'Abefeso igice cyaho ni cya 5 umurongo ngo ariko imodoka rimoniye ikibazo nababwiye ko yapfiriwe umuririmbyi baririmbanaga. Amina. Amen. Ndabizi kuva ikibungo kugera ahangaha iminota 40 itinze. Ingahe? Okay. Nagira ahangaha ntabwo turamuha umwanya, rero mugira ikibazo ikimana yagambiriye gukora kiriweho mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe cyane. Icyo nzi cyo nuko nzi ko ibyo nababwiye byose muzabibonesha amaso yanyu, ko ntabwo naza guhagarara imbere yanyu kuza kuvuga ibintu bidashoboka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Mfite akazi muri uyu mwaka ko kubwiriza ubutumwa no kugarura abantu benshi kuri Yesu. Ndavuga ngo umwaka ushize meze nkaho ari nta kintu nakoze, kandi narakoze, ariko uyu mwaka mfite akazi ko kubwiriza ubutumwa no kugarura abantu benshi kuri Yesu mu izina rya Yesu. Nzabishyiramo imbaraga, nzabishyiramo ubwenge, nzabishyiramo n'amafaranga ko Yesu azayatanga, kandi namwe muzashyigikira mu izina rya Yesu. Bandi bashobora kumva twakora Imana, tukazakora Imana tukazandikisha. Imana ibamugisha. Imana yacu izatugeneza itabyemera ibyo twakoze. Twazigeze na Efeso ibice 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Igitabo cy'Abefeso igice cya 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 7. Yego. Ariko gusambana ni ibyonona byose, ariko gusambana ni ibyonona byose, no kurarikira ntibikavuge rwose muri mwe, ntibikavuge rwose mu bantu Imana yaremye, nk'uko bikwiriye abera. Ntabwo bikwiriye abera, cyangwa ibiteye isoni, ndetse n'ibiteye isoni, cyangwa amagambo apfuye, cyangwa amashyengo mabi, kuko ibyo bidakwiriye, kuko ibyo ntabwo bikwiriye, ahubwo mushima Imana. Kuko ibi muzi neza yuko ari nta musambanyi cyangwa ukora ibyonona cyangwa urarikira, ari usenga ibigirwamana, ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Imana. Kuko muzi ko nta musambanyi cyangwa urarikira cyangwa ukora ibyonona ufite ibyo azaragwa mu bwami bwa Kristo n'Umwami Imana. Ntihakagire umuntu bohesha amagambo y'ubusa, yemwe amagambo mugenda muganira cyane cyane mw'abasore mwa rubyiruko mwe, amagambo muganira yo kosha ku telefone bwandishije ku dukobwa twa 17, umusore akareba kuguhamagara hakiri kare, byamara kugera saa 11:15 telefone ngiye mu gutwi mpaka saa 5 gusinzira, nta kintu uri burote, nta yerekwa uretse kurara kumva bya bintu wahoze muri telefone. Ntimukavuga amagambo y'amande.
Yesu nashimwe cyane. ahimbawe. Ku manywa yiriwe telefone yari ayifite ariko aragucunze ku isaha ya saa moya n'igice saa mbiri nibwo agiye kuguhamagara. Ubwo ni uburozi, ni uburozi urimo kurya, nta bitotsi ubone, ntabwo uravugana n'Imana kandi Imana ivugana n'abantu bayo mu mayerekwa, ahubwo wowe arabumva bya bindi warabiganira n'umusore. Mana ntabwo ibyo ngibyo byishimira. Dusomera Abakorinto ba mbere ibice 6:9 kugeza kwa 11. Njye ndashaka kubwira Imana kuko mitakazi ko kubwira Imana muri kino gihe ndabizi neza wenda hari uwafashwe cyangwa se umwuka w'Imana yageraho wenda akakugura akagukuza amaraso ya Yesu. Dusomera mu izina rya Yesu igitabo cy'Abakorinto cya mbere, yego igice 6:9 kugeza kwa 11. hari amagambo agira ati, nimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Yego, nimwishuke, ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo, abahezi cyangwa abasenga ibishushanyo, cyangwa abasambanyi, cyangwa ibitingwa, abo ni abagabo basaba n'abandi bagabo cyangwa se bakora ubutinganyi, cyangwa abagabo bendana, abo bagabo benda nabo, cyangwa abajura, n'abajura, cyangwa abifuza, cyangwa abasinzi, ndetse n'abasinzi, cyangwa abatukana, cyangwa abanyazi, n'abanyazi bambuzi, bene abo ntibazaraga ubwami bw'Imana. mbariza mugenzi wawe nawe uratukana, n'abatukana ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Ntabwo bazaraga ubwami bw'Imana. Abakorinto ba mbere nanone ibice 10:8 n'uwa 10. Ibice 10:8 n'uwa 10. Kandi ntimugasambane, Yego, nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu 2,300 ku munsi umwe. nyamuneka ntimugasambane kuko icyaha cy'ubusambanyi Imana yigeze tuyibabaza, yica abantu inzovu. Ni ukuvuga ngo 27,000 byose birapfa umunsi umwe kandi bazize icyaha cy'ubusambanyi. Kandi ntimukagerageze umwami wacu, nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Kandi ntimukagerageze umwami wacu kuko bamwe baramugerageje bicwa n'inzoka. Ntimukivovote, ntimuzajye mwitotomba nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'uburozi, nk'uko hari abitotongera bakicwa n'iki? N'umurimbuzi. Somera Imigani 6:32. Reka tunyaruke tugere mu Migani ibice 6. igice cyaho ni icya 6 umurongo wa 32. Usambana n'umugore nta mutima afite. Ubwo mwasambana n'iki? Niravuze ngo usambana n'umugore nta mutima afite, ariko n'usambana n'umukobwa ntawo. Usambana n'umugore nta bwenge agira, ariko bitubwiye. Dusomere muri icyo gice 27 kugeza kwa 29. Wumva amagambo ahari. Mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye? Imyambaro ye nishye? Cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka? Ibirenge bye ntibibabuke? Niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we, uko niko bigenda ku muntu usanga muka mugenzi we, kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho igihano. Ntabwo azabura kugibwaho igihano. Yewe mugabo we utanezezwa n'ibyawe ugatangira kujya gusambanya abagore b'abandi baturanyi bawe, icyo ni icyaha Imana yanga urunuka. Ugeze kwa kangahe? Ngeze ku murongo waho wa 29. Subira mu 25 dukomeza aho hano. Mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye? Imyambaro ye nishye? Cyangwa hari uwabasha gukandagira mu makara yaka? Ibirenge bye ntibibabuke? Niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we, uko niko bimera ku muntu usanga muka mugenzi we aba yishyize umuriro mu gituza. Kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho igihano. Yemwe abasambanyi
n'abasambanyikazi, abasinzi n'abasinzikazi. Uwiteka uyu munsi abohereje ijambo ryo kubabohora. Ijambo ry'Imana rirambwira utogiza mu baruwa ya Timoteyo ibice bibiri. Imana ishaka abantu bose bakizwa ngo kandi bakamenya ukuri. Imana irashaka abantu bava mu byaha. Imana irashaka abantu bihana bakamenya ukuri, kugira ngo igihugu cyacu kigubwe neza kandi kigire amahoro. Nawe ugira amahoro mu rugo rwawe ni uko wakwihana ukava mu byaha. Hari abantu benshi bakora ibyaha bitari ibyabo, ugasanga umuntu aba ubusambanyi ariko ubwo busambanyi atari ubwe, ahubwo ari ubwa kamere na karande y'umuryango. Ugasanga umuntu ari mu businzi ariko ubwo businzi atari ubwe, ari ubwa kamere y'umuryango we wabo. Nje ndabizi tandukanye niyo namuhamagara kwiyandisha ntabwo mwaza kuko mushaka nitewe, ariko reka mbabwire, uri intwari ukaba uyu munsi ari uwawe, ushaka kwiyakira Yesu nk'umwami n'umukiza, tambuka uzangaha tugusengera mu izina rya Yesu. Mbahereza umuririmbyi w'abaririmbira mugenzi uvugana neza na Theo. Wumva ushaka kwiyakira Yesu nk'umwami n'umukiza, wari umaze igihe kirekire inzoga yarakubase, wari umaze igihe kirekire ibyaha byarakubase, wasura byashobora ko uyu munsi waba ari umunsi wawe. Tambuka wizira ahangaha tugusengere mu izina rya Yesu, wakire Yesu umwami n'umukiza, witwarire agakiza iwawe. Hanyuma tubahereza umuririmbyi akomeza avuga Imana. Nababwiye igihe mfite gahunda yo kubwiriza ubutumwa muri uyu mwaka, kuzenguruka akarere kose ka Kirehe mu izina rya Yesu, ko ntabwo nzajya guharurira abanyamahanga ntayo iwacu. Niba ndi mu murenge wa Mahama, ndagomba kubwiriza Mahama, nayirangiza nkajya Mpanga, nahasaraza nkajya Mushikiri, nkazenguruka mbwiriza ubutumwa kugira ngo abantu bave mu byaha kandi mvuge Imana iyo ngiye mvuga ikoreraho mu izina rya Yesu. Waba uri ahangaha ushaka kwiyakira Yesu umwami n'umukiza, tambuka rwose uca ingoyi. Nubwo amazi ari gukureba ari menshi, birashoboka ko udashaka kwigira imbere, warambura ikiganza uri se basi tukisengera Imana utibuze hano imbere, ukumva rwose wakwakira Yesu umwami n'umukiza. Reka mbireke, ndabizi ari ikomeye k'umuntu. Aha, kumara Imana amashyi rwose. Uyu ni umugabo no gutambuka imbere, yatambuka bikemera, byamutwara igize ntacyo byamutwara. Yaje rwose, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana. Bararimbye barenga kuko mikrofone ahangaha, inyuma ni habi, ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, ngwino winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, winjire mu rugo rw'Imana, inyuma ni habi, ngwino winjire, ngwino winjire, ngwino wihane ubabarigwe.
ariko nawe igihe hino rwose ufata umwanzuro ntukiri ubwoba ntukiri isoni natwe nuko twakijijwe njya mbabwira ukuntu nigeze ndara mu kabari bukankeraho mbyaye rimwe gusa nagiye kunywa inzoga saa mbiri twagiye saa munani z'amanywa ntaha nk'ejo saa tatu naraye ndi kumwikiza umugorigori bajya bari kubona kabyeyi byibura ariko Imana yangiriye neza satani wari warantwikiriye yari yaratwikiriye impano zanjye ariko uyu munsi nanjye nuvugaho nanjye nsigaye ndara mvuga Imana Yesu nashimwe cyane ndumva neza ko ubukwe bubaye kuri uyu munsi ijuru riranezeye kubw'aba ngaba komera Imana amashyi cyane bidafite ishyari none rero ko amashyi yagiye kurani ijuru ryungutse abagabo ijuru ryungutse abadamu ijuru ryungutse abakobwa n'abasore komera Imana amashyi cyane bidafite ishyari haramwaye satani haramwaye haramwaye satani haramwaye haramwaye satani haramwaye haramwaye satani haramwaye haramwaye satani haramwaye
umwanya ukomeye cyane munsi hejuru uzamura ibiganza byanyu turasengera mu izina ry'Yesu uzamura ibiganza rwose vuga ngo mwami Yesu ndagushimira ko wapfiriye ku musaraba amaraso yawe niyamo ikimenyetso no guhindura izina ryanjye harinduka umwana w'Imana mbabarira ku byaha nakoze byose ushyira amazina yanjye buri muntu navuga izina rye mu gitabo cyo kurimbuka unyandike mu gitabo cy'ubugingo buhoraho kuva uyu munsi Yesu ndakwakiriye ngo mbere umwami n'umukiza n'umuriro w'umwuka wawe wera n'umuriro w'umwuka wawe wera ubushoboze iminsi isigaje yo kubaho kose kuzahora ngukorera urakoze kumbabariye nihakanye imihango yose yakozwe na ba sogokuru n'iyakozwe na data ndetse n'iyo nakoze ubwanjye igusubiza ku musaraba Yesu kuva uyu munsi mbaye iwawe urakoze kumbabariye amen reka mbasengere Mana mu izina rya Yesu rifite imbaraga Imana ikomeye Imana ihambaye ngabo abagaragu ngabo abaja bawe bafashe umwanzuro wo kukwakira Yesu umwami n'umukiza ngabo ngwino ubagire neza ubakomeze umwuka wera bagenderere abafashite ntabari kure urakoze mwami tugiye gukora ibintu n'ibitagaza mu izina rya Yesu amen reka mpamagare babwe Tojeni kano kanya gato abahagaze hano nanone kandi aturirimbire ndumva namusaba nubwo yarimbe ntari reka musabe abarembera umukiranutsi namara kwarimbura umukiranutsi uko umwuka aramuyobora bariko akora mu gihe yitegereje ndabona iminota rwose nayo irimo kwihuta ariko Imana yacu irakora uko ibishaka mu izina rya Yesu amen. We're
aha buretse turongera tubahageze kumera imana tugiye kwakira Tom mu ndirimbo yacu twese umukiranutsi. Yes. Turagushimira Kirinzira udushyikije umushyitsi wacu hano izina rya icyubahiro. Reka ubwiza bwawe n'imbaraga zawe bikomeze kuba hano hantu nk'uko wagiye ukiza abarwayi n'ubundi ukiza n'abandi. Yego. Ari abo twasenye dukozeho n'abo dusenye tudakozeho bose babona imbaraga zawe kandi ukomeze kwitamura mu izina rya Yesu. Amen. Aha. Tekamo.
Ongera komera Imana amashyi. Muyikomera amashyi. Haleluya. Muyikomera amashyi. Ongera komera Imana amashyi. Haleluya, haleluya. Amen. Aha. Reka nakire umuyobozi wa gahunda. Hanyuma duhamagare leta bose babireba. Azi. Araza nsanga ndi hano. Muhobereho. Yumve umuntu witwa bavuga Theogene abe Kigali aba mu ntara. Ariko mbona amubereye guhera kare nibishoboka agure bombo nazi nabona ari nyeya agure na biswi ariko yego aha reka nkwaka Yesashimwe n'ubundi burimo burira reka twemerere mushumba atambuke ni uri butwakirire umushyitsi yazanye Imana imuhumugisha. Haleluya. Haleluya. Mutare mujye kuryama zaririmba. Okay. Tugiye kumwakira ni umukozi w'Imana kandi Imana isize amavuta kugira ngo ayivugire. Nabwiye ngo twarabanye araza kwibibwira. Bamwe barimo kuvuga ngo ntabwo ariko yagize ibibazo muramwihanganira kandi natwe mutubabarire ntabwo byari umugambi kuko ntabwo ruteguza. Arabibwirira yabuze umuvandimwe bakoranye umurimo wo kuririmba rero n'ubwo ntiyakagombye kuza kuko ejo ariko bazazika ariko ko yanze kwica gahunda reka tumwakire mu izina rya Yesu mukoma mu mashyi atambuke bose babireba bose babireba akabanza agitarame n'indi gusa hanyuma dusoze abataha batahe apeli hanyuma dusoze nitumara gusoza ubundi nahejo mu gitondo tuzabana kuva saa 3 kugeza amateraniro aho izarangira. Imana mumugisha karibu cyane. Haleluya. Haleluya. Nimuse nk'abantu batuza nyine tuvugane, mwe mureke kuvugana tuvugane nanjye. Mu by'ukuri ubu mbareba gutya nabuze n'ikintu mvuga n'umushumba namubwiye ntiwaretse ngakata nkitanye. Ahantu hose nagiye ku isi mbonye hano ariho hari abantu bihangana kuruta abandi. Umushumba namubwiye ngo nareba ahantu nkatisha mbanze mpindura imyenda nambara ibintu bitari iby'urugendo nze mu ivugabutumwa arambwira ati uko wambaye ntacyo bitwaye. Yego ariko njyewe icyo si cyo ndimo kureba ahubwo ndareba ukuntu mwihangana nkareba gutya nkabona ahantu abantu bagarukira naturutsemo hariya
nimba mubikunze ntacyo bibatwaye nimwikomera amashyi yanyu. Haleluya. Muzamure ibiganza gutya turebe, gutya 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 gutya. Imana ibahe umugisha. Nitwa Uwiringiyimana Theogene, abantu bakunda kunyita Theo bose babireba. Umva, mu ndirimbo bampaye ntabwo bavuze nako amazina y'izo ndi buririmbe, ariko ndenda kuririmba akantu nakumva mukazi iyo ndirimbo nkaza kuyiririmba. Ngiye kuririmba akantu kavuga ariko bugacya. Yesu ashimwe. Hari umwana ngo uri butahe mu Gisaka, hari uwo bazanye bari butahane, arimo aramushaka akamubara ngo umwana witwa Ndahayo agerageza abonane na mugenzi we kugira ngo batahe. Ayo ni amatangazo wazanye umwana mufate, ariko muraho umwaka mwawurangije neza, mutangiye uwundi neza. Dukomere Imana amashyi yaturinze mu ngeze hano mbasanga umuririmbyi waririmbaga, mbona turaziranye n'inshuti yanjye witwa Theo. Yego aracyahari Theo? Theo arihe? Ngo yarariye. Uyu mugabo niba hari n'ibyo yavuze ntaraza ntazi, ariko uyu mugabo ni inshuti yanjye. Twahurira ahantu mu Bugande n'ahandi henshi, nari naramubuze, none Imana iramumpaye hano. Nagendanye n'abandi bantu bamwe ndabavuga kandi nishaka mbareke, ariko Karinganire naze hano. Uri he? Uyu mugabo uri hano, hari abantu babonye indirimbo yanjye ivuga ngo kubitutababarira. Umugabo mwabonyemo ubyina agakora na siporo do uyu nguyu yari atarabyibuha cyane, ariko kubera gukorera Imana do bicamo neza. Imana imuha umugisha akamfasha. Hanyuma Yes. reka nsaba abantu aho bahagaze, ndagira ngo buri muntu wese atuze, agerageza kugumaho cyangwa se tubasengere mutahe tuzongereje. Yego. Hanyuma ndashaka kumva mutuje mwese, uretse gatoya. Abantu b'Efuramu mutuze twumve. Kandi itangazo, buri muntu wese afate telefone ye, abana b'Imana baraterana n'abasatani bagaterana. Ushobora kubyigana bakaba barimo barakwiba. Buri muntu wese acunganwa n'isha. Haleluya. Hari abandi bantu twagendanye bicaye hepfo, barimo umushoferi n'undi mumama. Nimba ahantu bari baza nabo bagasuhuza cyangwa bazasuhuzanya ejo batubwire. Ejo tubareka ejo bigumireyo, dushyiriramo indirimbo ivuga ngo ineza y'umuntu niyo imutera gukura. Abantu mukunda kugira neza muzamura ibiganza, mutari abana babi. Nibashyire amatwi ko ndeba bimeze gutyo ejo hataragera. Nza kubyuka nitahira cyangwa nzagaruka? Namwe muzagaruka? Rekura.
Imana amashyi twumva. Bampaye indirimbo yemaze kuririmba indi, ariko nibitwara nabi mugasimikana ndatahira. Katubanza twumve indirimbo ivuga ngo bazaruhira ubusa. Kandi uwamutambagije niwe wari kumumanika. Yes, ha. Bwira umuntu mwegereye ngo umuntu warwa urufunguruzo ndarutahanye, umuntu warwa urufunguruzo ndarutahanye. mubanze muduhe indirimbo ivuga ngo Imana ni Amen. Amen. Miliyoni z'amadolari zarahunitswe. Zanatangiye inani na rimwe. Nabuze abagabo, nabuze abagabo, uzaza Yesu ibyanze guhinduka, ugiye imbere ugenda uringaniza ababisha. Mukomere Imana amashyi kuko ababisha bazaza. Batari bashimye iyo navuze reka ko turirimbana kandi karirimbo nkumva ko mukara. Umva ukuntu kavuga akaririmbo kavuga ngo imitima y'abandi irahagaze, barashaka kubona wangara, ntibazabibona amerwe nasubire mu isaho.